uzatora Kagame Paul ntawe utamutora. Numvise mu mutima wanjye hakeye muri make mpita nsubira kuri rya jambo Yezu yagize ati nimureke abana bato bansange. Ubwo nanjye rero nkishimira Asumuta kumuba hafi akazakora ari indabo zihumurira bose na bose kuko niwe Rwanda rw'ejo hazaza. Yo ijambo rikomeye uti indabo zihumurira bose na bose. Yego. Genda Asumuta uratsinze icyo ngukundira uri umukobwa w'umutima. Asumuta we uri umukobwa w'umutima. Urashaka gukora mu kiganza cya perezida neza ukavuga uti genda ashaka gukora mu kiganza cya perezida wa repubulika. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. None nongere mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mbahe ikaze abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, kandi nanone mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira mu bice bitandukanye by'isi. Ndavuga abanyarwanda mwumva mukanakurikira rwa rurimi rwacu rwa kavukire, ndetse hari n'inshuti zacu zumva runo rurimi rw'ikinyarwanda. Mwese twongere tubahe ikaze kandi tubifurize amagara mazima kugira ngo umunsi w'ejo by'umwihariko ku banyarwanda, kuko abari imahanga bo batangiye gutora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Abari mu gihugu rero namwe mbifurize ubuzima buzira umuze kugira ngo mu gitondo kare nari ngiye kuvuga ngo niyo nka oya, ahubwo abujuje ibisabwa twese tuzinduke dutore umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nanone kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza cyane. Turi kumwe n'inshuti zanyu z'akadasohoka, murabona ko bishimye kandi baguwe neza. Uyu mupeti yitwa Asumuta, mumaze kumukunda cyane kandi mwakunze umuvugo igisigo yahimbiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Icyo gisigo mwakirebye muri abantu benshi cyane ko mwishimiye uyu umwana uri kumwe na nyina wabo, bahora bishimye ngo nuko nguko bahora baseka amwereka urukundo. Ni nawo muco w'abanyarwanda. Tugiye kuganira nabo, ngiye kubarogoya, murabona ko bahuze ariko ndabizi ko muguwe neza. Kwanza mubanze muhoberana, ndabona mwishimye. Wow, byiza cyane. Yes. Asumuta akubwiye ngo iki? Ngo Yezu akuzwe. Biratuma duhita dutangira gusenga kandi niwe udufasha. Twagiye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ndakuramutsa Mariya, wuje ine mu bana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza, umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu mubyeyi w'Imana, uragiye usaranganya byakuri n'igihe tuzapfira, amen. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose nabyanze kumenye nawe, bikadutandukanya n'intunzi ukandengera iteka, kandi wabyangira ko byicishije Yesu Kristo umwami wacu. Ndabanze nshaka kwisubira, ndashaka kuba uwawe, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritunze none tuharire ibicumuro byacu nk'uko natwe twarabacumuyeho, ntuduteranye umutwoshya ahubwo icyago, amen. Niyubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka yabaye n'umuteka ryose, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Mbanje kugushima Uwiteka Mana Nyiringabo, mbaje kugushima ko waturinze tukaba tugejeje uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. None rero nyaguhora ku ngoma, tubanje kukwiyereka muri aka kanya, tubanje kukwereka igihugu cyacu nyaguhora ku ngoma, ngukomeze ugiha amahoro. Uhoraho Uwiteka Mana yacu, dore twegereje amatora, ni amasaha make cyane kandi ibyishimo byaturenze, kandi tukagusaba ngo uduhe umukandida twifuza ariwe Paul Kagame.
noneho rero nyaguhora ku ngoma ndagusabye ngo abanyarwanda bose ubahe amahoro maze ubongerera imbaraga zo kubyuka kare kare mu gitondo tujya kwitorera intore zirusha intambwe Paul Kagame ngo dukomeze twiyubakire u Rwanda twifuza ari abasaza n'abakecuru ubongerera imbaraga abarwayi bakize nyaguhora ku ngoma abantu bakuze ibyo tubigusabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu amen. Wa mumeze mute? Tumeze neza. Murashima Imana? Yego. Ndabishimiye cyane muri abana beza. Nkunze ko ukina na Asumuta ukamwereka urukundo nubwo uri umukobwa ariko navuga ngo uri kumwereka urukundo rwa kibyeyi. Icyambere cyo nuko uri nyina wabo birumvikana ugomba kumwereka urukundo rwa kibyeyi. Hanyuma turagira ngo tuganire rero. Tugiye kuganira ejo bundi umwana Asumuta agira gucya arambwira ngo afite umuvugo yakoreye umukuru w'igihugu igihangano. Muraho ndasuhuza intare zirusha intambwe Paul Kagame umuturage wese ahore ku isonga. Reka nambuke ngana inganzo mbabwire ibyiza bya nyakubahwa Paul Kagame nyakubahwa perezida wacu w'u Rwanda tugushimiye ibyiza tugezaho mu gihugu cyacu. Wararebye ati umunyarwanda akwiye gutera imbere kandi akagira umutekano gahora ku isonga. Ntago nabyumvaga ku myaka ye twemera kuvugana nawe yewe nawe ugira icyo bivugaho. Mu by'ukuri byankoze ku mutima nyuma yo kubona umwana abantu benshi bamukunze bakishimira igisigo yavuze cyangwa se yakoze. Wowe nka nyina wabo umuba hafi wabyakiriye gute mu by'ukuri? Murakoze nabyishimiye nkimara kumva ibihumbi n'ibihumbi bigera muri 16 byakurikiye Asumuta. Numvise mu mutima wanjye hakeye muri make mpita nsubira kuri rya jambo Yezu yagize ati nimureke abana bato bansange. Ubwo nanjye rero nkishimira Asumuta kumuba hafi akazakora ari indabo zihumurira bose na bose kuko niwe Rwanda rw'ejo hazaza. Yo ijambo rikomeye uti indabo zihumurira bose na bose. Bivuze iki kubona Asumuta ari gukora umuvugo abantu bakawukunda? Bivuze iki kuba none hari indi mivugo yiteguye gukora kuri wowe? Nihe sura bikwereka? Nihe shusho bikwereka? Murakoze n'ubundi mu Rwanda dufite urukundo na Paul Kagame yararutugaragarije. Iyo mbibonye gutyo rero n'abandi benshi niyo ntambutse baravuga ati hariya hari umwana ukeye kandi natwe twifuza ko abana bacu bazaba nka Asumuta bagatera imbere mu gihugu cyacu maze tukiyubakira urwatubyaye. Wow. Asumu umeze neza? Karame nawe kibondo cyane. Yego. Umeze neza? Yego. Ukunda Paul Kagame? Asumu uramukunda? Asumu ukundira iki mwana wawe? Ukunda ko yaduhaye amatara hanze no ku mihanda. Hano Nyaruguru? Yego. Amatara uti hanze no ku mihanda? Yego. Bivuze ngo ushobora kwikinira agapira kandi bwije rwose kuvurishimye. Yego. Hari ikindi kintu umukundira? Yego. Ikihe? Abasaza arabasaza neza. Abasaza arabaha bagasaza neza. Yego. Ariko mana ababyeyi barabyara akabahemba. Ariko mana we ubanza hari byinshi ushaka kuvuga. Komeza cyangwa hiniyaho. Abana muriga warabivuze mu muvugo utabana turiga twese. Yego. Ibyo nabyo urabimushimira ukanabimukundira. Nta munyarwanda ukiryama muri nyakatsi. Roya icyo cyo nanjye ubwanjye ndagihamya pe nawe. Nyakatsi rero reka nkubwire amateka ya nyakatsi cyangwa nawe urayazi. Asumu nyakatsi nawe urayizi? Hari ikintu kibi watubwira kuri nyakatsi mu gihe nanjye nari niteguye kugira icyo nkubwira kuri nyakatsi? Nyakatsi ubundi nyakatsi kwanza ni imeze ite? Duha ishusho ya nyakatsi imeze gute nyakatsi iyo ngiyo uvuga? Tubwire. Iriho ibyatsi. Nibyo biyisakaye? Ni ukuvuga ngo inzu ibishakajwe ibyatsi.
kera yego ariko ubu ni amabati. ni amabati n'amategura agezweho. Yego. Uravuze uti kera. Mumbabarire guseka mfite na kamera byose mba nabikoze, ijwi ishusho iranyeganyega ariko nta kibazo. Uti kera ariko ubu ntabyo wowe uri kubyiga mu mateka. Yego. Nyakatsi rero wumva ububi bwayo bwarubuhe? Sorry. Ububi bwa nyakatsi, iyo wumva nyakatsi, ako kazu kitwa nyakatsi, wumva ububi bwayo bwarubuhe? Iyo imbeho yazaga Yego. yahitaga ihuha ikavanaho. Tago iyo imbeho umuyaga iyo wazaga warahuhaga ugahita ivanaho, igahita ijugunya hariya, igahita mbese akazu kagahita kamera amababa. Ako ni kamwe. Noneho akandi ni agaki. Noneho ubwo kandi birumvikana ko reka nkutere story rero ya nyakatsi. Abana mwese mudukurikiye kimwe na Asumuta, ngiye kubatera story y'akazu kitwa nyakatsi. Nyakatsi ni akazu bubakaga, bakakubaka gakoze nk'uruziga mu viringo, bakoze nk'uruziga cyangwa kumwe umupira ubukoze, bamwe bakina mu kibuga cy'umupira, cyangwa se ikabikoze nk'uruziga cyangwa nka rompuwe, kwa kundi mubona za rompuwe ziba zimeze utuntu tw'uturompuwe ubwo ku bana bari mu mujyi nyine rompuwe ya Kigali murabona ukuntu imeze. Noneho ako kazu bagashinga ibiti, bamara gushinga ibiti bakagenda basobekamo utwatsi, bagasobekamo utwatsi, bamara gusobekamo utwatsi bagakora rero n'ikindi cyitwa igisenge hejuru, nyine igisenge. Bamara gukora igisenge aricyo kiri buze kuba gitwikiriye ka kazu, hanyuma n'ubundi bagacomekamo ibyatsi byinshi, nyine bakarundaho ibyatsi hejuru, rero bakajombaho akantu kitwa agasongero. Ni agati basongoraga, bakagasongora nk'uko igisongo cy'icumu kimeze, cyangwa se igiti igisongoye bagiye gushinga mu butaka, noneho bakajombamo hejuru. Bavuga ko rero ngo wabaga ari umurinda nkuba, cyangwa se ngo wabaga ari umurinda nkuba, ariko ntibyabagaho, iyo yazaga yarakubitaga nta birenze. Ako kazu rero nanone ikibi cyako kagiraga byinshi kagiraga. Icya mbere nuko iyo wakaryamagamo, Asumuta yari amaze kubivuga, imvura iyo yagwaga yarakunyagiraga rwose, iyo yabaga ari imvura ya nyayo, kuko habanzaga hakaza umuyaga ugahuha ukagajugunya hariya, cyangwa se waba utagahushye imvura ikinjira iciye muri ka gasongero ikamanuka, noneho ugasanga abantu bari kuvirwa aho baryamye. Ubwo kandi nanone nkubwire ko tukiri kuri icyo ngicyo, wenda nubwo nkigarukaho, wasangaga n'abantu baryamye ahantu habi, cya kindi wavuga guta abantu ntibakiryama ahantu habi, basigaye baryama kuri matera Rwanda fomu. Baryamaga ku tuntu nyine tw'utuntu bashashe, rimwe na rimwe baboshye utuntu tumeze nk'utusambi, ikirago se, basasaga umusambi, noneho bakiyorosa ikirago, nta shuka, nta gikuvurori, nta kiringiti cyiza nyine cyabaga gituma umwana yashyuha cyangwa n'ababyeyi bagashyuha. Ako kazu rero bagashyiragamo ubwo buriri, ukumva uburiri bakaburyamaho rwose ari ibintu ubona mbese bitashimishije. Hanyuma ubwo ibindi nuko kubera habaga ari hasi, hazagamo birumvikana utuntu tw'udukungugu, twa dukunguguro tukazana inda, tukazana n'iki n'imbaragasa. Urabizi ibyo ngibyo uzi inda n'imbaragasa? Inda n'imbaragasa. Noneho bikinjira abantu, gasanga umuntu yahengetse ibirenge, atambara agakweto nk'uko wambara, ntago yashoboraga kumesa nk'uko kwawe, ngo yaramesaga se ngo abike hehe, ntaho yabikaga. Ubwo rero inda n'imbaragasa bikamwinjirana, ugasanga araragaragurika, amerewe nabi, ubuzima bwe mbese bumeze nabi. Akazu ka nyakatsi kari kameze nk'aka ngaka akatuberetse, ubwo mbwiye abana murebe kuri video, ako kazu dushyizeho niko kabaga kameze.
kari akazu nyine winjiramo usesera, usesera wajya kwinjiramo ugasesera, urumva nta muriro wabagamo w'amashanyarazi, habagamwo umuriro w'inkwi bagacana, urumva nawe gucana mu kazu ka nyakatsi. Icyakora aba VIP, abo twita aba VIP baragahomaga bagahoma n'icyondo, ego aba nyine tubita abasirimu cyane. Ariko hari ukuntu bacanaga rero bakagacanamo, bari bukararemo, karimo amasafuriya, rimwe na rimwe karimo n'ihene, karimo inkwavu se, karimo utubeba twitwa panya, ugasanga ni akazu kajagaraye kadafite umurongo. Iyo babaga rero banagacanyemo, rimwe na rimwe nyine hari igihe igishirira cyashibukiraga kuri ka kazu, mwese mugashya mwese mugashya n'ibyanyu rwose, akazu kagashya kagakongoka. Usibye n'ibyo n'umuntu mwabaga mufitanye ikibazo nyine yakwihimuraga, hakaza agashiraho agashirira, nawe urabyumva, akazu kose kakagira gute, kakagurumana. None uragira uti rero yadukuye muri nyakatsi, uwo mugabo yarakoze, muha amashyi rwose, ukubita amashyi yarakoze, n'ukuri yagize neza cyane, sibyo? None rero Asumuta, ubwo wenda ngutembereje kuri nyakatsi, kubera ko urayivuga wenda uranayumva, ariko wumvise ukuntu nyakatsi kari akazu kabi gateye ubwoba, sibyo? Gateye ubwoba. Ariko abakabagamo ku rundi ruhande bagiranaga urukundo, umugabo n'umugore barubahanaga, ariko abubu babaye babi. Abantu bobo babaye baba, ariko ntuzabishinge. Bakabagamo nubwo babaga bababaye, burya abantu bababaye hari igihe Imana ibumva. None Imana yagize gute? Yarabumvise, ibaha umukuru w'igihugu, sibyo? Hanyuma Asumuta, turi mu karere ka Nyaruguru, ongera utwibutse umurenge uvukamwo, ni byose tubitubwire, twagiye twihuse kandi uvuge cyane n'abari hariya bumve nyine. Mvuka mu murenge wa Nyabimata, akarere ka Nyaruguru, intara y'Amajyepfo. Reka noneho tugaruke ku muvugo wawe, umuvugo wahimbiye Perezida wa Repubulika. Mu gitondo ni amatora, ese ubanza uzaherekeza mama hari, waravuze uti mama wanjye jewe nakoze ibyo ngomba gukora, ariko mama hajya wavuze ngo mama azagira gute? Azamutora. Nubwo nazamutora, mama yazamutora. Na nyoko wanyu uyu nguyu, na nyoko wanyu azamutora? Yego. None ibyo rero bizakumarira iki kuba bamutoye? Nzishima, mvuze amadebe. Niba mutora uzishima? Mvuze amadebe n'amakabucu. Yego. Reka ibara. Mbega ibyiza we. Yes. Tubwire rero akarere ka Nyaruguru uri kutubwira abantu batakazi, ni iki cyiza cyihariye kiri mu karere ka Nyaruguru wabwira abantu? Namubwira ko nta munyarwanda ukizunguza igishirira. Kuzunguza igishirira? Ako kantu kuzunguza igishirira, igishirira bakizunguza gute? Bajya hehe bava he? Kera niho byabagaho, none twabonye amatara hanze no ku mihanda. Ngo byagendaga gute rero? Igishirira bakizunguzaga bajya hehe? Bajya kuri tuwareti. Ushatse kumbwira ko iyo baguherekezaga bagendaga bazunguza igishirira? Baherekeje ko umwana agiye kuri tuwarete, bagomba kugenda bazunguza igishirira. Yego. Rimwe na rimwe agahita agashiduka kimukubise mu bitugu. Yego. Tukomeza utubwire ibyiza bya karere ka Nyaruguru. Hari ingoro ya Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho. Ako kantu sha, ako kantu. Hari ingoro ya Bikira Mariya, umwamikazi wa Kibeho. Yego disi. Wow, ako ni kamwe. Tubwire ikindi kintu kiza cya Nyaruguru. Hari n'ubuki buhovwa mu ishyamba. Buhovwa? Subiramo iryo jambo. Buhovwa mu ishyamba. Ngize ngo ugiye kukica. Buhovwa. Ubwo buki bwino ni bwiza cyane. Yego. Wow. Abantu bataza akarere ka Nyaruguru murumva ko Asumuta ubanza zigukira rugenda akajya batembereza kano karere. Tugaruke kuri nyoko wanyu
Asumuta biragaragara ko ari umwana muto, rimwe na rimwe kwandika umuvugo mukanamufasha nk'uko wabivuze mu kiganiro cy'ubushize, kandi ni byiza iyo ubona ikintu cyagirira umwana umumaro ni ngombwa ngo ukimufashe. Abantu badukurikiye barabona ko Asumuta nyine ni umwana wo mu cyaro, no kuvuga ntabwo afite ubushapu bwinshi bwo gutondeka ibintu, ariko ni umwana nyine uvuga ijambo rimwe rikaba ryumvikanye ku muntu uzi kumva. Murabona Asumuta mushingiye ko akunze kuvuga ino mivugo kandi abantu batangiye kumwakira, muzibanda ku biki mumufasha kugira ngo agume mu murongo wo kubaka igihugu no kwiyubaka nawe ubwe, cyane ko bizamugirira umumaro? Murakoze. Asumuta ibyo tuzibandaho tumufasha, tuzibanda ku burere mboneragihugu cyacu. Aho abaye ubukwe, abageni bakoze ubukwe, tukabasusurutsa, tukabashimira, tukanabashimisha. Iwacu muri kiliziya kuri santarari, haba mu maparuwasi ndetse no mu miryango remezo iwacu, no mu tugoroba tw'abana muri rusange, tukiga, tukabasusurutsa, tukabashimisha, utuntu nk'utwo nyine abantu bakishima. Ubwo nibyo uburere mboneragihugu namaze kubyumva, n'abadukurikiye bamaze kubyumva. Hari abahanzi benshi byagiye byubakira izina, bibaha n'amafaranga, bariga baraminuza. Ni igitekerezo cyiza cyane. Asumo yavuze ku bintu bya kiliziya, ubundi ukora iki ku kiliziya? Tubwira icyo ukora nk'umwana. Ndabyina kuri aritari nkahereza. Uri umuhereza ukanabyina kuri aritari? Yego. Wow. Nkajya no muri korali. Uba no muri korali? Korali yitwa ngo iki? Ingabo za Yesu. Hita usuhuza abana muzira abuzi bavuge, twihuse basuhuze rwose kuri televiziyo. Inde nande? Benihirwe Elizabeth ndagushuhuje. Nibona Korodina ndagusuhuje. Nabo gusa? Ariko utuntu two gutega amaboko rwose tukugwa neza. Wongera ugire gutya, uti ndagushuhuje, uti ariko bavuga amazina bose uri kubibagirwa. Tuyambaze Sara ndagusuhuje. Kuri kuvuga abakobwa gusa, nta muhungu urimo? Kuri kutari kuvuga n'abahungu umukobwa wawe? Niko ye kutari kuvuga n'abahungu? Okay, yego. Korali yanyu uravuze ngo yitwa Ingabo za Yesu. Ingabo za Yesu koko, haleluya, amena. Ingabo za Yesu koko, ingabo za Yesu. Gende kuvuga Yesu ariko byose kimwe, nta kibazo. None urahereza, ukanabyina kuri aritari, ukanaririmba muri korali. Korali yanyu ninde uyiyoboye? Muyobozi wa korali? Mushefu yoboye nyine korali yanyu y'abana? Si y'abana? Yani y'abantu bakuru. Reka da. Ururanyishe. Uririmba muri korali y'abantu bakuru? Ko yeze abakecuru n'abasaza? Abakobwa n'abasore? None kuyiririmba ureze wowe kuri gatoya, harimo n'abandi bana? Yego. Korali y'abana ariko nayo irahari? Oya. Hari korali nyine tu. None uririmba muri korali y'abantu bakuru? Ariko kuri aritari ni ibintu byawe. Ako mana ndiko kureba bamwe zaza kugufa, zimwe zaza ku kiliziya. Umva. Uzambwire ariko ntago ari buri munsi ubyina. Ubwo nzaza. Korali uzi zo muri kiliziya zikunzwe cyane, zikunzwe cyane, zikomeye kandi uzi nizihe? Hari yuzi? Iyihe? Dukurire muri Yesu. Iyo ni yahe? Niyo mu Kabuga kahe? Kagihemvu. Kagihemvu ngo mu kahe karere? Ka Nyaruguru. Akaba ariyo korali ikomeye uzi mu gihugu? Mu gihugu? Hari n'izindi. Ndashaka iyo uzi iruta izindi mu gihugu. Ingabo za Yesu. Ingabo za Yesu yayindi uririmbamo niyo korali ikomeye? Reka reka za korali do Kigali ishwi ukubise hasi n'abantu b'abana bakiri hasi. Reka
ariko urungana mwiza abana muri beza kahiza ati niyo nizo korari zikaze. Mu gihe rero tukibivuga tugiye kugana ku musozo, Asumuta ubundi uvukana n'abana bangahe? Abana muvukana mu ndimi? Igiwe muherereze nk'abanifura. Igiwe muherereze nk'abanifura. Ni wowe iwanyu bafite wenyine? Gorata nkabibona ibitamari ibitama. Ariko ye agakanzu rwose keza kagezweho, mbese n'ibyaraye mu nkono yaje ushize barabwiye gushyushye niyo ufata. Asumuta ndagufasha kumbe. Ayayayayaya nkabona wishimye disi uhora useka yewe we, kumbe niyo mpamvu. Mama wawe rero uti rwose ndashaka ko azatora perezida wa repubulika, aramutse atamutoye uzabigenza ute? Ntago uwo munsi waryo. Ntibishoboka. Ntago bishoboka. Yego. Wow, byiza cyane. Asumuta turakwifuriza amagara mazima rwose. Nukuri rwose. Icyicaro gikuru cya Kiliziya kibahe mukobwa we? Kigali. Kigali rwose. Urabihamije. Urabihamije. Urakoze. Turagushimiye, Imana iguhe umugisha kandi nukuri ukomeze umererwe neza, hanyuma ntugire ubwoba. Ubwo mama natora perezida wa repubulika tuzakubaza uko wishimye, uvuza amadebe, ibintu byose wabikubise, mbese wabicuranze, kandi uzajya no gushimira Imana ndabitekereza. Byiza cyane. Hanyuma umuntu muri kino gihugu wumva ushaka gukora mu ntoki ninde? Wumva wakora mu ntoki rwose ukavuga uti njyewe ndumva shaka gukora uyu muntu mu ntoki? Shaka gukora mu ntoki Paul Kagame. Urashaka kumukora mu ntoki? Yego. Genda Asumuta uratsinze, icyo ngukundira uri umukobwa w'umutima. Asumuta we uri umukobwa w'umutima. Urashaka gukora mu kiganza cya perezida neza, ukavuga uti genda ashaka gukora mu kiganza cya perezida wa repubulika. Mbega ibyishimo, mbega umunezero, mbega ukuntu Asumuta aguwe neza umunsi wahuye nawe. Rero ngaho mishusho uzabyakira gute? Umunsi nahuye na perezida nzabanza mukore mu ntoki, ubundi nyuma mubaze icyo, ubundi tuganire, ubundi nyuma mubaze icyo numva ashaka. Ako kantu ndagasubire. Nzabanza mukore mu ntoki, ubundi tuganire. Ako kantu niko nashaka, ubundi muganire. Nyuma uze kumusaba icyo ushaka. Icyo ushaka? Wabona uzamwaka ikibombo kandi? Uzamwaka imyenda y'ishuri, mwaka amakaye. Uzayabona mama kibondo cyanjye, n'abadukurikiye banayaguha kubera uri umwana mwiza pe. I'm serious. Uri umwana mwiza. Kandi perezida rero watanze amata, watanze ubuzima ku banyarwanda bose, yakima umwana nkawe? Ntago bishoboka n'ukuri rwose. Ntago bishoboka. Yego, uri umwana mwiza niba ushaka gukora mu ntoki za perezida wa repubulika. Ubwo ngubwo biravuze ngo rwose tuzakomeza tujye tuganira nawe, kandi hari igihe kizagera rwose perezida nawe avuga ati mwana wanjye ngwino, n'abandi narabakiriye. Tugushimire rero. Hanyuma abadukunda n'abadukurikira, uyu mwana ntabwo arabona nimero ya telefone, ku buryo ushobora kumukenera uri umunyamakuru kugira ngo impano ye dukomeze tuyidevelope. Ushobora no kuvuga uti reka ngiye mutere inkunga ku bikorwa bye. Ntabwo Asumuta arabona nimero ye ya telefone, mushobora kumubonaho. Cyakora mushobora kunyura ku Mwana TV, hari ubutumwa mumukeneyeho, hari inkunga runaka mushobora guha Asumuta tukayimugezaho. Umunsi hanabonetse nimero ya telefone y'ikoranabuhanga ku buryo mushobora kumusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nabyo tuzabibamenyesha. Turabizi ko mumukunda, kandi abadukurikiye ku kiganiro
twagiranye nyuma y'umuvugo yakoreye umukuru w'igihugu. Imana ibahe umugisha. Ikindi nanone mu by'ukuri na bugingo n'ubu dukomeze dufashe Asumuta, buriya umwana nirwo Rwanda rw'ejo, ukunze umwana ubukunze igihugu mu buryo bweruye. Tubashimire, dushimire na mukuru na nyina wabo umuba hafi, akavuga ati umwana wanjye ndifuza ko yagera kure nk'uko igihugu gitanga amahirwe, ariko natwe tujye twemerera abana ayo mahirwe igihugu kibaha, natwe tuborohereze. Kumuba hafi, Imana nawe iguhe umugisha. Uri umukobwa mwiza, kuko ni abakobwa bake usanga bafite urukundo, bafite ubupfura, kandi bakaba ari n'abakristo. Rimwe na rimwe umwana utakuye mu nda yawe agakwiye kuvuga ngo nyina namwirukanka inyuma, ariko umuba hafi, Imana iguha umugisha. Ni ikintu kigaragaza ko ejo nushinga n'urugo rwawe ruzavamo umugisha, rugatekana, rukagira ubuzima, kuko kurera bwo urabona ko bishoboye, urabikora. Ntekereza ko no muri batisi mubyara abana benshi. Of course, Imana iguha umugisha. Tubashimire rero, tubifuriza amagara mazima. Ejo Asumuta muzamuhereze leta nziza, muzanamubwire nuko mwabikoze, kubera ko kiriya cyumba ntazakinjiramo, ariko uzamubwira uti habanza ibi, hakurikira byose, uzaba uzinjiremo, ariko witeguye gutanga amakuru kugira ngo umwana umuhe ibyishimo, koko umubwira uti natuye Perezida wa Repubulika, umuhe ibimenyetso kugira ngo umwana koko yishime, kuko nawe urumva ko abyifuza. Umukumbuzi uti icyumba kiba kimeze gutya, umuntu arinjira akagenda agafata urupapuro bikagenda gutya, mbese uzamuha inkuru yose kugira ngo azumve ko yishimye, aguwe neza. N'abandi banyarwanda rero muri hirya no hino, ni ukuri amatora meza, abari mu mahanga deja mwebwe mwamaze kugira gute, mwamaze kubitangira. Resulta tuzabyumva, komisiyo y'igihugu y'amatora izaduha amakuru, twishime tugubwe neza. Mwamfura mwe, icyo dutegereje ni ijuru tudatuyemo, ariko isi dutuyemo, igihugu dutuyemo nicyo cya mbere tugomba kwishimira mbere ya byose, bikatuma dukesha imitima yacu, kugira ngo ubwo umwami wacu azabagarutse tuzamusangane. Bashimire, nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro byacu nakagaruka, kandi ndabakunda cyane. Twabasezeye, Imana ibaha umugisha. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.